Ndagushuhuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Praise Lord, praise Lord. Ndagushuhuje aho uherereye hose ku migabane y'isi. Amazina nitwa Reverend Nsaguyamyeri Moses Mbata Yesu Kristo. Ndakwiyegereje ngo wahe ikaze kuri Golgotha Temple Ministry. Niba ari bwo bwa mbere uyigezeho, nagusaba gukanda kuri subscribe, yes, kugira ngo ubwiza bw'Imana buhari nawe ubashe kujya bukugeraho mu buryo bworoshye. Tudatinze reka dusengane Imana. Data, mu izina rya Yesu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu ni umwanya w'ijambo ryawe, ni umwanya wo gukora ibyo washyize ku mutima wanjye nkabikora nk'igikoresho cyawe. Nsengeye umuntu wese rero ugiye kwibona muri iki gikorwa, ugiye kutwumva, mu izina rya Yesu umuha amashimwe, umuneshereze mu izina rya Yesu, amen. Aha, tudatinze rero reka ntangaze cyangwa se ninjire mu gikorwa umwami Imana dushyize ku mutima muri uyu munsi. Ni igikorwa Imana yateguye, yagitegura ubuzima bwawe. Icyampa ukumvira umwuka, muri byarimbye ngo jya wumvira umwuka, ngo nta soni uzagira nubona Yesu. Ndagira ngo nkubwire ngo kubwo kumvira umwuka rero ibyagomba gukoza isoni nta gaciro bigifite ku buzima bwawe. Tugiye kuganira ibintu bikomeye umwami Imana arimo aduhishurira, kubera yuko uko iminsi iri kugenda itambuka ni nako Satani ari kugenda ahiga ubwoko bw'Imana, atubuza amashimwe, abutagangaza abana b'Imana, azirika abana b'Imana. Satani afite amayeri menshi muri uru rugendo. Satani yakajije umurego, ariko reka nkubwire, nubwo Satani ari gukaza umurego, Imana nayo iri kugenda yita ku ntore zayo, ziyitakira ku manywa na nijoro. Wa ntore watakiye Imana rero, Imana ikuntumyeho unyemerere iyi video uyikurikirane, wumve icyo umwami Imana yadushyize ku mutima. Ahangaha harimo umugisha wawe mu izina rya Yesu, kandi harimo ubutsinzi. Uyu munsi rero dufite ishurirwa umwami Imana yaduhaye, riri hano turarisanga mu ijambo ry'Imana, kuko ibintu byose by'uru rugendo byera bigomba guhagararira mu ijambo ry'Imana ndetse bigashingira mu ijambo ry'Imana. Imana yaduhishuye rero intambara zo mu mwuka n'uburyo wazirwana ukagera ku byiza Imana yaguteganyirije. Intambara zo mu mwuka n'uburyo wazirwana ukagera ku byiza Imana yaguteganyirije. Izi ntambara, ikintu cya mbere, first of all, ugomba kumenya yuko ugomba kumenya ko ziriho kandi ugomba kuzirwana. Izo ntambara zirwanwa n'abarozi. Izo ntambara tuzishyirwamo n'abantu bita abarozi. Abo barozi bagahabwa imbaraga na Satani. Nuko isi yubatse. Igihe cyose rero utararwana izo ntambara cyangwa umenye uburyo uzirwana, ukarwana uzica hejuru, ugasenga uzinyura hejuru, ndakurahiye ntushobora kugera ku cyiza ukiri muri iyi si. Ntabwo ushobora kubona ubwiza bw'Imana ukiri muri iyi si, nta nubwo amateka wabasha guhinduka ukiri muri iyi si utararwana izi ntambara. Umwami Imana dufashe cyane kugira ngo wumvire umwuka. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku murozi wa mbere, ariyo ngabo Satani akoresha. Satani afite itsinda ry'abasirikare bashinzwe kutubuza kugera ku byiza. Iyo arm ya Satani irahari. Kugira ngo rero ubashe kuyitsinda, nuko ugomba guhishurirwa ukamenya abo basirikare Satani akoresha bari mu iryo tsinda ry'abasirikare be, batubuza umugisha, batubuza kubona ubwiza bw'Imana. Umusirikare wa mbere rero uri muri iryo tsinda Satani akoresha, tugiye kumuganiraho uyu munsi. Ariko iryo tsinda rya Satani wumve ko rigizwe n'abasirikare bari mu bwoko 12. Ni abasirikare bari mu bwoko 12. Ubwoko 12
bwaragiye bufunga imigisha y'abana b'Abisiraheli. Mwibuke ko abana b'Abisiraheli bakimara gutsinda urugamba cya gihe bari bagiye kugera mu gihugu cy'isezerano, igihe bari bayobowe na Yosuwa, batoraguye amabuye 12 bayatoragura muri Yorodani. Icyo gihe bari bagiye kugera aho bita i Kanani. I Kanani rero kuri wowe unyumva, naho ushaka heza cyangwa se naho Imana yagusezeraniye, igihe rero cyose ikimenyetso cy'uko rero ugiye kugera i Kanani wambutse Yorodani, ni ya mabuye 12 ugomba gutoragura muri Yorodani. Satani rero yakoze ikintu, yateguye ingabo. Buri ngabo igenda irwanya buri bwoko bw'ingabo za Satani, buri bwoko bw'ingabo ya Satani ugenda burwanya buri buye ryose Umwisiraheli agomba gutoragura rikamubera ikimenyetso cyo kugera i Kanani. Mwuka w'Imana dufashe cyane kugira ngo ahantu humve. Tugiye kuganira ku bwoko rero bwa mbere bw'ingabo Satani akoresha kugira ngo tutagera hehe i Kanani, ariho mu gihugu cy'isezerano, mu munezero wawe, mu byishimo byawe, mu rushako rwawe, mu iterambere ryawe, aho inyenyeri yawe igomba kwakira, ariho hitwa hehe i Kanani, muri gakondo yawe. Ingabo ya mbere rero, cyangwa se ubwoko bwa mbere bw'iyi ngabo Mwuka w'Imana yaduhishuriye ugomba kumenya cyane ukayirwanya cyane, ni ingabo y'umurozi witwa umunyeshyari. Ubwo bwoko bw'ingabo ya mbere ikubuje kugera i Kanani, ubwo bwoko bw'ingabo ya mbere ya Satani igutwariye ibuye muri ya mabuye 12, ikimenyetso kikwereka yuko ugeze wambutse Yorodani, ni ingabo yitwa umurozi w'umunyeshyari. Ni gute rero uzakubita umurozi w'umunyeshyari? Reka tubanze twumve uno murozi w'umunyeshyari aho yatangiriye gukorera akazi. Iyo dusomye Itangiriro igice cya 3 tugasoma hano ku murongo wa 14, ngo Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, kuko ukoze ibyo uri kivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose. Amen. Uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsinsi. Ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsinsi. Yesu aduhana umugisha. Umurozi wa mbere ni iki? Ni uyu munyeshyari. Umunyeshyari akorera hehe rero? Umunyeshyari aza ameze nk'inzoka ku buzima bwawe. Umunyeshyari mwabana mukagendana, akagusekera akakwereka yuko agushyigikiye, ariko yarangiza akaguca inyuma, akakugira gute, akagukorera ikintu kibi. Akenshi umunyeshyari aba ameze nk'iyi nzoka, ariyuburura. Muzi neza ko inzoka yiyuburura. Ikindi kandi iyi nzoka ijya kuvumwa, inzoka yagendaga nk'ibindi bikoko byose, nk'ibindi biremwa byose, ahubwo yaje gukurura inda. Kubera iki? Kubera ikosa rikoze ryo gukora icyaha kibabazima. Muri make rero inzoka igenda yigoronzora ukuntu kubera ko iriho igihano cy'Imana. Uyu murozi wa mbere rero witwa umunyeshyari ayobowe n'umwuka w'inzoka mu buzima bwe. Muri make yuzuye kugira gute? Kwiyoberanya. Yuzuye kugira gute? Kukwereka yuko ari mwiza kandi ari mubi ku buzima bwawe. Akwereka ko agukunze kandi arakwanga. Akwereka yuko agushyigikiye kandi ntagushyigikiye. Iyo murangizanyije, iyo mutandukanye, aragusenya. Nuko inzoka ikora rero, kuko inzoka igenda yikurura, ikagenda yihinduranya, ikagenda yiyuburura. Umurozi wa mbere witwa umunyeshyari rero
uyu musirikare wa mbere Satani akoresha atuzikira amasezerano ni uyu munyeshyari. Ikintu cya mbere ugomba gukora umuti ni iki rero? Kugira ngo umene umunyeshyari ugomba guhagarara mu iyerekwa ryo kumenagura umutwe inzoka, ukayimenagura umutwe, kuko ni isezerano Imana yaduhaye, ni itegeko Imana yashyizeho kugira ngo tumenagure inzoka. Iyo ukoreye muri iri tegeko rero ubasha gutsinda iyo nzoka ikwiyoberanyaho, uwo munyeshyari ukwereka yuko muri kumwe, ukwereka ko agushyigikiye, kandi yarangiza kuko akenshi umubwira n'amabanga yawe ko munagendana, akenshi akagira gute ibintu akabigira rudobya. Ntushobora no gutabarwa nshuti yanjye, ibuye rya mbere riri muri Yorodani rikubera ikimenyetso cy'uko ugomba kwambuka, ntushobora kuritoragura kubera ko umunyeshyari aba arimo kuvangira ari inyuma yawe. Ibanga ni iki rero? Hagarara mu ijambo ry'Imana, usenge, ushake ikintu kimenagura inzoka, uhagarare mu mwuka, wafata inyundo, wafata ibuye, ubanze wiciki uyu mudayimoni wa mbere cyangwa se uyu musirikare wa Satani ubasha kukwambura iki? Ibuye rya mbere. Kubera yuko utaramumenagura umutwe ahambere ntushobora kuharenga. Nahangaha Satani nk'uko Imana yamishuriye azingiye abantu. Igihe cyose rero gusenga urenga hejuru umutwe w'inzoka, ukarenga inzoka yo ibiri kugenda ikuruma agatsinsino, ikubita agatsinsino, ukayigenda hejuru ikwinjiramo, iguseseramo, ko inzoka irasesera, inzoka iracukura ibirimo icukura ibyawe, irimo yinjira mu masezerano yawe. Urasenga yarangiza igacukura ikinjira mu masengesho yawe, uringinga Imana, urashakisha Imana mu buryo bwose, inzoka igacukura, kuko inzoka ibasha no kwinjira mu mwobo iriyoberanya. Niyo mpamvu nshuti yanjye yumvira umwuka, ufata inyundo, fata ibuye, uhindure gusenga, uhindure amasengesho, winjire muri systeme, umenagura inzoka umutwe, kubera yuko muri Yesu Kristo uyimenagure mu izina rya Yesu Kristo, kuko twahaherewe iki? Ububasha n'ubushobozi. Iyi nzoka rero ni mbi, umunyeshyari ni mubi, umunyeshyari ni mubakorana n'inzoka. Iyo dusomye twigiye imbere hano mu gice cya 4 tugasoma kiri tangiriro, tubona uburyo ishyari ryatangiye kera, tubona uburyo Imana inzoka ikimara kwigoronzora, inzoka ikimara kuvumwa ku by'ibiri yakoze, ntabwo byagarukiye aho ngaho. Ishyari ryahise rihaguruka, ibuye rya mbere ry'umwana w'Imana ryahise rijemo ikibazo. Ibuye rya mbere tugomba gutoragura muri Yorodani kugira ngo twambuke. Ikimenyetso cya mbere cy'uko twambutse Yorodani tugiye i Kanani, umwanzi Satani yahise yiziringira kuri ibuye rya mbere, ahagararira mu ishyari. Ibuye rya mbere arariduhisha, ararirwanya. Iyo usomye ugasoma muri iki gice cya 4 ugasoma ku murongo wa 6, ngo Uwiteka abaza Kayini ati, niki kikurakaje kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi rwawe, kandi we byifuza ariko ukwiriye kubitegeka. Ku murongo wa 8, ngo Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari ku musozi. Ngo Kayini ahagurukira Abeli murumuna we, aramwica. Umunyeshyari agambiriye kukwica uhagaze, umunyeshyari agambiriye kwica amasezerano yawe. Umurozi wa mbere witwa umunyeshyari agambiriye kukwica ibyawe byose akabyica. Nta kintu ubasha kugeraho utarica inzoka yitwa iki? Umunyeshyari. Reka ngusabe inshuti yanjye, wowe unyumvisha mu masengesho wasenze, ongera ufate indi minsi yo gukubita umunyeshyari, kuko umunyeshyari kinabereyeho ni ugukorera muri systeme y'inzoka, ni ukwigoronzora, akiyoberanya, akiyuburura, yarangiza nyine akakwicira ibyawe. Nuba maso rero ukimara kumva imbuzi, uwo musirikare wa mbere wa Satani witwa ishyari umenagura umutwe mu izina rya Yesu. Reka nsengere umuntu ubashe kunyumva, wihanganya kumvira umwuka akagera kuri etape, akagera kuri uwo natakitwumva, mu izina rya Yesu, mu butware mpabwa n'ijambo ry'Imana, mu izina rya Yesu Kristo, mu butware mpabwa mu itangiriro, ndamenagura inzoka. Wa nzoka we iziritse abana b'Imana, wa nzoka yiboshye abana b'Imana, ndakumenaguye. Uyu mwana w'Imana ugira ubuntu akankurikira, uyu mwana w'Imana ugira ubuntu akumvira ijambo ry'Imana,
topini ni leside kotaki. Iyi nzoka uyu muriganya, uyu munyeshyari urwanya ibye, mumenaguye umutwe wa nzoka we, nshingiye mu ijambo ry'Imana ndakumenaguye. Rekura umwana w'Imana, rekura umwana w'Imana, rekura umwana w'Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ibyo wahoze wica, ibyo wishe imyaka myinshi, guhera uyu munsi birabohotse kandi birazutse mu izina rya Yesu. Mana y'amahoro iguha umugisha. Usengere muri iri jambo ry'Imana, wambara imbaraga, ushira amanga, wakira ibyiringiro, umenagura inzoka. Yesu agushoboze. Turashoje kubw'igihe, ntabwo twafata igihe kinini. Uramutse ugera ukeneye kugira kindi nakunguraho, nomero ziba ziri kuri screen, watuvugisha. Mwami Imana duhana umugisha. Ndakwifuriza intsinzi, ndakwifuriza kugera ku cy'Imana yakuvuzeho. Ubwiza bw'Imana bukumanukire mu izina rya Yesu. Abandi basirikare, ubundi bwoko 12 bw'abasirikare ba Satani babujije abana b'Imana gutoragura amabuye ya muri Yorodani bambuka bagikana. Ntukabure kuri Golgotha Temple Ministry. Barakurikiye, tuzakomeza ubutaha kuba gusobanurira. Imana y'amahoro duhana umugisha. Bye bye. Wari kumwe na Reverend Nsago ya Mieri. Bwiza bw'Imana bane nawe. Shalom.